Kazanya magara. Ura neza. Ma ura. Komera. Nuko komera. Rekera. Bravo. Tuwica ngwana rwizeye. Ura maboro. Nimukomere. Tugomba gukomera. Yawaramutse urimo? Arakufita akantu. Cyane rwose. Let's spread love, yeah. One time, big time, we're making love again. One time, big time, we're making love again. This is what we do. With your love, spread love. With your love, we spread love. One bad energy keeps chasing. Nibwo mbona urukundo na energy zarwo ziva kumana, kuko nk'umuntu njye simba nabibasha reka da. Melodies and songs play on, make this love feel so young. Yes, so young. A billion melodies and songs for you, make this love fly so high. I mean so high. Ndumva you. Ndumva you. Ariko noneho turashimira Blandine na Samu n'abashyitsi. Noneho reka dushimire abashyitsi uko bitanze. Karabu ntabwo ari ukutungana, ariko ntabwo iminsi yose isa. Byatumye rero haba ngombwa ko hari abitanga kugira ngo baboneke. Mwumva reka twihe amashyi ababonetse. Nanone rero igikurikira ndavugira abataje ntimugire ngo nuko basuzuguye kwa Blandine na Samu ngo wenda hari oya, bose bagize impamvu kandi bazitubwiye. Nta n'umwe muri karabu utavuze impamvu tuzi kandi twemera. Ubwo rero nabo turabakira kuko turi kumwe nabo mu bundi buryo nubwo tutari kumwe mu mubiri hano. Asigaye rero murabona tumaze gufungura, turabona ibyo kunywa, twatangiye n'ibiganiro byiza. Ariko dutangiye kwinjira mu bya karabu, ni ngombwa ngo duse n'abantu biyibutsa mbese iyo nakwita inshingano cyangwa se intego z'iyi karabu. Iyi karabu inshingano ifite ya mbere ni uguhuza abantu. Yewe nahoze mbona ibiganiro ari mu matsinda avuga nta bantu ntibaheruka kandi barakumburana. Noneho rero urabona ko karabu itubera urubuga rwo guhuriramo, tukiramukaniriza, tukisekera. Niyo mpamvu nabwiraga nti Blandine nataba umusazi ni akazi ke, kuko nabaje vuba ntugire ngo yimaze n'umunsi. Yagiye yiza ari umukozi wabo bamuhamagaye ngo batumwarize ibintu by'ikambere. Noneho aza kumva hakamukurura, tubona nawe araje. Noneho ati munyandiki, ati noneho nanjye ati munshyire ku murongo.
Samu nawe yagiye aza yurira kwa Simoni niho twabaje kumubona aravuga ati ariko ngiye mwanyanditse nuko hari ubu rero turashima cyane hari n'umushyitsi dufite hariya mutazi nahaguruka baramutse kuko ari mushya cyane ni umuturanyi wacu iwacu Kimezamiryango yadutabaye kuko twari tubuze umushoferi w'imodoka imwe aradutabara aradutwara ubwo rero iyi karabu ni abantu guhura badaherukanye twese turi abanyamirimo twese tuba dukora twese tuba duhuze ukwezi hafi ya kose ariko turavuga duti amakuru murabu yabwirana nimushaka murara noneho batumva rero ukwezi kose kugashira tutabonanye yenda ari kuri telefone gusa rega tugiye umunsi tugiye duhura abantu barabisa bati buri kwezi ubu rero twe mu by'ukuri nk'abayobozi ba karabu tugenda tubireba tubishima ko ntabwo twari tuzi ko tuzagera mu izindiro twari tuzi ko tuzagenda mu izindiro none Kimezamiryango yageze mu izindiro rero ni ukuri ntabwo itazagera kuko hari ubushyuhe hari urukundo hari urugwiro uko tubonye iyo tubonye iyo wongeye kutubona usanga turi n'abandi duhinduka turi aho ngaho na Simoni wacu bene udushyushya tujya tumwita agashyushya cyangwa mushyushyarugamba emusi ubwo rero biba byiza cyane iyo duhuye hari ahantu bajya baririmba ugasanga badutwaye ibintu wenda twari kuzajya twivugira ngo birabyiza reka nanyura umutima kwibumbira hamwe turaba abavandimwe bahemuka abaririmba nta n'ubwo baba ari abavandimwe bamwe badasuhuza ariko ntabwo tureka nanone kuvuga umuntu twasuye ubushize uretse ko ubushize twagiye ku ivuko kwa Kimezamiryango ariko twari twasuye Fina yatwakiriye neza cyane video mwarayibonye hanyuma ejo bundi agira ibyago nanone dushimire abantu bo muri karabu babonetse kugira ngo bamutabare ntabwo ari uko abandi bari babyanze ariko nuko batabonetse twabishyize ku rubuga turabivuga ariko ababonetse ni ukuri mubashimire nawe yabashimiye yohereje voice yo kubashimira abamutabara aho uzi kugira ngo ubone wa muryango wibwiraga wagize ibyago ukibona wenyine hari abandi bantu bo badahari ariko barahatuye ni ukuri mubaha amashyi ubwo rero abasigaye twasabana twagira ibyo tuganira umunota w'ubwenge nuza turabanza tubivuge umunota w'ubwenge uje ariko twaba turi mu biganiro bisanzwe nibyo byiza kugira ngo duse n'abantu baganira abantu badaherukanye ngo duhe ijambo Blandine yajyaga anyura mu gikara akambwira ati nabuze ibitotsi meze nk'umuntu ugiye gucyuza ubukwe ati ntabwo nsinzira ati byanyebeye yewe nari nzi ko nzasanga nanutse none rero yarushaho yagira ngo rero tumuhe ijambo atubwire ukuntu yabonye aba bashyitsi n'ukuntu yabiteguye n'uko abona uko byagenze atuganirire kuko ari nyir'urugo hano murakoze cyane
hari ukuntu abantu bamwe na bamwe bajya buririra ku bibazo umuntu aba yagize bakamufata nk'aho udatekereza. Rimwe na rimwe abantu bakaba bagushyira mu gatebo wowe utatekerezaga ko ariho wakabaye uri. Hari igihe rero bijya biba ko jyewe nkanjye urugero nakwitangaho, abantu benshi iyo bazi ko nta bana n'umuryango ntibawubona, uragufata nk'umuntu uri aho ngaho ukwiye kugira umuryango. Rimwe na rimwe banagufata nk'umuntu udakwiye kugira inshuti, kuko navuga ngo bakubona nk'aho hari uri nk'incike, cyangwa se hari ukuntu abantu baba banakwikanga kukwiyumvamo bikagorana. Ariko nabaye umunyamahirwe ko iyo noze ntabwo nayigezemo. Yabaye ikibazo mu muryango nkomokamo, ariko ntiyabaye ikibazo mu bo tubana hanze. Oya, abo mu muryango nkomokamo cyane cyane ko jyewe wenda umuryango nkomokamo ntabwo uruhande rw'iwabo wa papa ntabagihari benshi, ariko uruhande rw'iwabo wa mama ni ukuri kubabona ni benshi pe, ni benshi, ariko nta n'umwe ndabona ngerera aho mbaye. Ntawe uzi ngo mbaho nte, ntawe uzi ngo byagenze bite, no kuguhamagara biba bisa naho atari ibintu bitabareba. Rero ntabwo nkunda kuvuga ibintu binyerekeyeho cyane ko hari igihe amarira ahitaza, ariko murambabarira. Rero kubabona njyewe kumva muvuga ngo muzafata umwanya wanyu muhaguruka aho muri mwemere kuza ahangaha, natekereje ko ari ahari nshobora kuba ndimo ndarota. Numvaga byewe byose ari inzozi, ko narayibajije ni gute abantu wita ab'isano y'amaraso yawe ntawe ukwitayeho, hanyuma abandi muhuriye kuri ya sano y'amaraso ariko yo hirya muhujwe n'uko muri abantu bagaha agaciro uburyo bakumva hari bafite ishyaka ryo kukugeraho. Nagize ikintu cyo kwibaza ngo si kuko bazaza cyangwa ndabyitekerereza njyewe. Noneho rero nakanguka nijoro nkahita ntera intebe akabirema nkarara ntera intebe naho nzatera itente nuko nzabigenza neza mukajya gutandukana neza ibintu byose ntabirangije. Nuko rero bwacya nkabyuka nkajya mu kazi. Uriya mukobwa wari urimo umfasha gutora ibintu hano ni umukobwa dukorana ku kazi. Namubwira nti noneho nabanza ngiye kurwara umutwe, ati se byagenze biti? Ntireka dani gukanguka no kongera gusinzira byo ntibishoboka, n'ubu ngubu imibare ndaranyibara. Ariko nkera ko bari abantu kuko bazaza, nabimubwira kandi ariko ufite ikihe kibazo? Ariko wowe nta n'ubwo ureba ngo ubone na ka kazu kangana gutya nahamo bari abantu bazahagera. Rero ku munota wa nyuma mbonye bigejeje kwa gatanu, mbona biracyari muri gahunda, mbona barimo barambaza ngo se branding ngo byifashe utega imyitego, ndaga niba abantu bazaza pe. Ni noneho ubu ngubu nibwo ngiye kumenya icyo ngiye gukora. Maze hafi nk'ukwezi nk'uko muzehe abivuga cyangwa ibyumweru nka bitatu nkanguka nkatera itente mu gikari nkahategura intebe mugacya ntabirangira. Rero nkababwire ko mbashimiye butagira uko bingana, munejeje umutima wanjye, mwongeye kunyereka ko ntari jyenyine. Mfite abana, mfite abakobwa hariya, tujya tugenda tukajya mu nzu hariya tugatera urwenya tugaseka tukaganira. Ariko njya nezezwa bitagira uko bingana nuko hari undi muntu wo ku gasozi, hari undi muntu wo hirya
wumvishije ko twakabaye tubana wampaye uburenganzira bwo kuba twakwicarana nk'uko tugasangira tukaganira ni ukuri mwubatse umutima wanjye pe murakoze nakoze imisima ntabwo umuntu yabivuga hari amagambo umuntu avuga nyine ukumva biravugika uburemere bwo kubivuga ukumva ntabwo buri kugera aho washakaga ko bigera mu by'ukuri ikintu mukoze nkibonyemo urukundo rudasanzwe mungiriye neza kuba mungereye aho mbaye murakoze cyane Samu nawe ndaza kumuha uburenganzira avuge nk'umuntu twabanye muri iyo urwo yego ariko ntababeshye ndanezerewe cyane pe murakoze ngira ngo ubundi Blandine yarabirangije yarabivuze gusa wenda nanjye impungenge nagize ni ebyiri ni ibihe turimo muzi ko twambaga guhura icyumweru cyashize kandi dufite ubukwe iwacu dufite ubukwe i Muhanga bw'umukobwa wa mukuru wanjye bw'urumva bwari ubwanjye nanjye wasabye ko twahindura tugashyira kuri iyi tariki twabanje kubiganizaho muzehe na Edinasi kuko nibo bagombaga kudufasha gusharinga icyo gitekerezo ku bandi babigenje neza rero icyo nacyo nyumva ko kugira ngo abantu bahindure gahunda kubera wowe urumva ari ikintu cyiza cyane cya kabiri ni ibyago byabaye ejo bundi ejo ugasaba ko abantu bajya gutaha none se ko hariho gahunda z'ubukwe uretse izo gahunda navugaga dore n'ubwo hari ubundi bukwe bwo mu muryango n'akamuza ntisingujyamo ntabwo mutaha kuko hari ubundi bukwe no kubona n'ubwira abantu hari ubundi bukwe mfite kandi n'abanyamfitasiyo yabwo mbere ntabwo ndi busibe ni ubwo mu muryango hafi cyane ariko navuze nti ntabwo ndi bujyemo ahubwo ndaza muri navuze nti ndabanza nkore mu rugo nkora agasuku twenda nindangiza ubundi bite nza muri gahunda ibyo rero ubwo byatinye nyine byerekana nyine agaciro guhura gutya nyine biba bifite nubwo hari ahandi umuntu ahurira n'abandi ariko hano umuntu arisanzuye kuko abari mu rugo uzarebe nk'iyo wenda uri ahantu abantu wenda ko ufite ikibazo ni urugero ariko wenda abo bantu bakaba bazi ko ufite ikibazo ariko wenda bo bakaba nta kibazo bafite wumva utisanzuye muri ba bantu ariko uzi ko abantu muri kumwe ibyo wakwigira byose uko wakufata kose bakumva bataguseka batagira gute bituma rero wumva wisanzuye ushimishijwe no kuba ahantu wumva rwose ukumbuye no kuba wahura n'abo bantu rero ni ubwo buryo nsigaye mba numva kugira ngo mbure muri iyi gahunda aba ari ibintu ntabwo ari ikintu mba numva nshobora kwihanganira keretse yaba ari amabura kindi ariko mu by'ukuri no gahunda izo mbogamizi zari zihari zakomeje gutuma mwase iri buze gushoboka ariko ntabwo uyu nguyu kumuhamagara ngo mubaze ngo ntamuce intege nanze kumwereka ko ntabwo ndi kubona ibi bihari by'amakwe menshi hariho amakwe menshi muri zino weekend zose zisoza umwaka ko hajemo n'ibyago byo kwa Fina ngubu birashoboka ariko nanze gukira umubwira rero ibintu mbona iyo mbuze igisubizo ndakwihorera iyo mbona ibibazo byabaye byinshi mpitamo guceceka aho kuvuga ndaceceka iyo byabaye byinshi se mvuga burya iyo mvuze nta biba bihari biba ari ibintu bisanzwe byaho ariko rero nahisemo ko nabireka muri ubwo buryo ndavuga nti ibyo byose ubwo kuko cyane Dinasi avuze icyavuze gitega amatwi no kurano ku rubuga icyavuze uramutinya none oya ntabwo mutinya ntabwo mutinya abo ndamwubaha uramwubaha ndamwubaha cyane ndamwubaha si uko abandi basuzugura ahubwo ni uko icyo avuze ngiha agaciro cyane bitewe
bitewe na impact bigira ku mpande zose. Aho ushobora kuvuga ikintu kikagira ntuza kwenda ku bantu runaka, ariko hari ukuntu asa nkaho ari hagati y'abantu bose, agahuza impande zose, ari hejuru ari hasi, agira ukuntu agira bikabalansinga. Icyo rero ni cyiza. Ubwo rero ikindi mwese Simoni ntitwayirukanaga ntabwo yirukanaga, ariko mumvise ko yongeye gukora kareveye muri club. Ubusho ntabwo arahari, ntabwo arahari, turamwishimiye cyane. Ni mu rutarwari n'indahari ubwo rero turabakiriye ubundi bushya nabo, turabakiriye nabo by'umwihariko, ariko n'izindi mu magambo si ngombwa kuvuga menshi, kuko hari muzehe udufasha mu kuduha inama, mu kuduha impanuro muri wa munota w'ubwenge. Ndagira ngo ibyishimo byanjye ni byinshi, hari igihe ngiye nyine binanira kubivuga. Ubwo rero cumi hari niwe butatu tugira none ubu ngubu nyine ubwo sinzi uri buzibe icyuho. Ubundi ya cyuma hari ibyishimo ndabigira cyane, ariko mu by'ukuri njyewe nishimye, mba numva nyine mu gutuma umeze neza, simvuge byinshi. Reka tuguhe amashyi. Murakoze cyane. Ariko turacyakomeza kuganira. Icyo dukomeza kuganiraho ni club. Ntabwo tuva muri club ngo tujye hanze yayo, turaguma turi muri club. Hari ibintu byagiye bivugirwa muri club, hakaza umunota w'ubwenge tukavuga byinshi, turabifite mu mavideo, twarabibitse. Abantu babyumvise ni mwebwe, wenda abashya hari abataragiye babyumva neza n'iki, ariko ntabwo ari bibi kuba hagize umuntu udusangiza ko hari ikintu yumviye muri club, noneho akijyana aho aba kimugirira akamaro. Niwo numva mwanya tugezemo, mutekereze neza. Hari umunota w'ubwenge wagiye uza, hari n'ibiganiro nk'ibi tuvuyemo byagiye biba muri club byinshi, hari kunezerwa ko habaye, hari mbese buriya club ibitse utuntu twinshi. Ese hari umuntu waduha ubuhamya avuga ati mbere nari meze maze kuza muri club bituma noneho mpindura mba gutya, n'ubu imihigo mfite hari imbere imeze gutya. Reka twumve Blandine kandi aje vuba. Nicyo kintu cyonyine gitangaje. Nje vuba muri club, kandi si uko wenda hatari andi magurupe twagiye tubana, ariko hari akantu kitwa isano isumbiye amaraso. Bwamashyi. Akantu bakigisha, nabanjije kwibaza ibintu umuntu arimo yigisha harya, ubwo ndaza kubihuza n'ibintu arimo avuga, nkajya numva isano isumbiye amaraso, numva ni ibintu biri buze gutererwamo imibare myinshi, ariko namenye ko bishoboka ko ushobora kuba mu muryango muhujwe n'isano isumbiye amaraso. Kubera iki? Kubera ko urugero rwa bugufi, njyewe wenda nshingiye ku bibazo nagize by'urugo n'ibiki byose nagezeho, numva hari ibintu runaka ntashaka kumva mu matwi yanjye, numva rwose amatwi yanjye yabaye ntayaje n'utuntu twinshi ntashaka kumva. Kimwe cyo mu buzima bwanjye, bino turimo tuhura tugaseka tukagira gute, abenshi se mubona ko harimo n'abagabo, ariko ngiye mu matwi yanjye kubumva umuntu w'igitsina gabo byari bigoye, kuko niyo wampamagaraga mu gitondo nimugoroba ukibeshya ukongera ukampamagara, wabaga uyobye.
ni ukuri nahitaga nkufata nk'ikindi kintu nyine nk'ibyo nasize inyuma hirya iyo ngiyo. Ariko aho mbereye muri club natangiye kubona ko birashoboka cyane ko ushobora kubana n'abantu atari uko muvukana, utitwaje ko muvukana. Buriya hari ko musangiye amaraso. Hari ukuntu umuntu yigenda akavuga ati wenda nkabo buriya ngira agahinda ko umuntu wagize ibibazo bikanamusanga ari imfubyi udafite ababyeyi, burya abari ku kintu kibi cyane, kuko ugezeho ukabura umuntu wizera. Naho ku muntu ugifite umubyeyi wita uvuga ati ibi ngibi ubwo byanze burundu umuntu ngiye kumubwira wa nyuma ni mama, arire cyangwa arorere cyangwa se amfashe kurira hanyuma birangire. Isano rero naje gusanga ko isumbi y'amaraso ntabwo ari buri gihe abantu bose dufitanye isano kutwitaho. Oya ahubwo Imana ishobora cyangwa se hari uburyo ibintu bishobora kugenda abantu bakaza cyane. Urugero club kuri jye ntabwo ndimo numva n'uyu munsi sindarakabishyikira neza ukuntu twicaranye twese gutya noneho iwanjye ari nacyo dupfana, ari n'iwanjye noneho ubu ndi kwiyumva nyine nk'umuntu wavutse bundi bushya. Niyo mpamvu nakoraga mubwira ngo meze nk'ugiye gucuza umugeni. Reka mbabwire ni ukuri narabakunze pe, kuko rwose ntakubeshya niho naboneye ko hari abantu dukwiriye kuba turi kumwe bamenya ko uri amahoro. Jane tujya duhamagara Jane, we dusanzwe dufite ubundi buryo tubanamo yego, ariko nkigeramo hano nkigera muri club umugabo wa Jane warabizi ko muhamagara mwaramu wanjye rwose ntago natinyuka kuvuga izina rye n'abarabizi arabizi ko ari muramu wanjye kuko Jane ni muto kuri jyewe. Ariko mu by'ukuri aka kantu k'isano isumbi y'amaraso njyewe ubwanjye ntababeshye maze kukigisha abantu batari munsi ya 5 kandi barakumvise. Ibyo rero numva byarandyoheye uti kubera iki nabyo hari abantu bagiye bambwira ngo buri gicucu uri gutufata abantu karunda mu rugo ufite imirimo idasobanutse imbaraga zawe ukazitakaza ndababwira ati rero buriya usibye no kuba murumuna wanjye, usibye no kuba undi muntu wo ku gasozi, njyewe bishobotse mbifitiye ubushobozi n'uwo nasanga ku gasozi ubu namutwara. Kubera iki ko namaze kumenya ko tuba hano mu isi ariko ntabwo abo dufitanye amasano ya bugufi aribo batwitaho, ahubwo hari abandi bantu dushobora guhuzwa n'iyo sano nyine isumbi y'amaraso kandi bakabana natwe neza kuruta uko twari kubana n'abana cyane. Rero numva maze kubwira abantu benshi ko dukwiriye kubaho mu buzima butarebera ku miryango cyane cyangwa ku masanira yacu ya bugufi, ahubwo dukwiriye kureba ku isano isumbi y'amaraso kugira ngo tubane n'abantu bose amahoro. Murakoze. Reka twinjire mu munota w'ubwenge kandi mbanze soma nawe soma. turasomana twese usomane n'umugore twaguhaye nawe usomane nabo. Ejo nagize ikibazo gikomeye, nigishije umubare witwa rimwe, ngaragariza abantu nabwiraga ko rimwe ari wo mubare wenyine ubaho. Indi mibare ibyarwa na rimwe, kuko kabiri ni za rimwe ebyiri. Mwese ko muri hano mubyumva, na gatatu ni za rimwe eshatu. Ndabyerekana mu buryo bw'ibimenyetso, mu buryo bwo guca udukono. Kuzagera ku 9 ni za rimwe ruvuga ngo kabiri ntibaho, gatatu ntibaho, kane ntibaho, gatanu ntibaho, gatandatu ntibaho, karindwi ntibaho, 8 ntibaho, 9 ntibaho,
habaho rimwe gusa ni rimwe bateranya rikabyara bikabyara ni icyenda noneho bikitwa amazina adahuye na rimwe rimwe ariyo yabikoze ikabihorera bakita amazina bashatse bagasinyiza kabiri bagashimira gatatu bakikubita imbere ya kane bakagenda bakaramya gatanu sinakubwira icyenda yo karindwi n'icyenda ndibona izo zikaze urumva noneho rimwe ikabihorera ikigemeka hejuru y'icyenda hejuru y'icyenda rimwe rikigemeka riti humura ndacyahari nubwo uri icyenda ukaba usumba imibare yose ukaba wambaye amakaruvati menshi ukaba wibona ufite byinshi ariko mparindi rimwe mvira mu nzira ikayihagarara hejuru iti noneho reka nkubwire rero sindi bwambare kabiri sindi bwambare gatatu sindi bwambare kane sindi bwambare gatanu sindi bwambare gatandatu sindi bwambare karindwi sindi bwambare umunani n'iryo cyenda mwiratana ndambara ubusa maze ndambara ubusa ndebe ko mwese mudaceceka icyenda riraceceka kumanuka hasi baraceceka kugera ku musambi rimwe irazamuka noneho kuko twatabaranye ntari bubarye sibyo mureke nambare mugenzi niyambike nikube igafata 11 sha ngwino nawe rimwe twicarane sha be kugusuzugura ngo nuko bagusanze ku itapi hasi aho ngwino twicarane hano 11 yababa we baratangira baratigita bya cyenda rirabura bari yandi barabura kabiri ngwino hano igira 12 irazamuka iyo yigeze kuri 19 iravuga nababwiye ko ntazabarya kabiri ngwino ambara ubusa baba 20 abanyarwanda iyo bageze babara bavuga 15 16 17 bakagera bakavuga makumya kandi atirigeze bavuga noneho yahamagara gatatu kavuga ngwino mirongo bagatangira mirongo 30 zose zambika ubusa niyo gituma Simoni yagize yambika umugore ubusa abana ntibari bubyumva yambika umugore ubusa kugira ngo abandi bana babone iki urumva rero ngo Adamu na Eva bambaye ubusa ngo bariye ngo ibintu nk'ibyo mbese muri mabunari rero narababariye mbavana ku ijana mu kinyarwanda mbavana ku ijana mbageza ku gihumbi mvuye ku gihumbi ngera ku gahumbagiza ubwo niza ibihumbi 10 na za noza turazamuka tugeze ku nzovu tuba tugeze kuri miliyoni tugeze ku kayovu tugeze ku nzovu turazamutse turagiye umubare twahereyeho wa miliya imwe n'urukwavu niko bita mu kinyarwanda miliyari imwe n'urukwavu inyamaswa nto izindi zose murahumva barabizi cyane noneho rero ikintu navuze kuko iyo utondekanije imibare kuva ku ijana ukazamuka mu bihumbi byose ukagera hejuru kuri miliyari usanga hahagaze umubare umwe witwa rimwe irindi ari amazeru ari ubusa rimwe itiva rero ushaka mbarushije icyubahiro mureba hano mpagaze hejuru hariya ntawe uzahagera mbambaranye ikamba noneho rero rimwe
kwanza mureke tubanze dukora ikibazo uko kiri. Ndahera kuri kariya gakobwa kari hanze. Egera hano ku muryango usukume tukurebe. We Enodia, uri umwe? Uri umwe? Urabivuze uza kubisubira. Beda, uri umwe? Beda, uri umwe? Ndigiye. Rekera. Urimo bangahe? Nanjye ni Ntabwo tuzi. Nanjye ni. Mushyitsi, uri umwe? Ndi umwe ariko ndi umugabo. Ndi umwe nicyo navuze cyayoberanye muri karabu. Wayobewe uriwe kuko yobewe kuwe. Wabyumva? Ariko ntabwo uzi imihigo yawe. Mperutse kujya gusaba umugeni, umuntu anzaniramo imihigo, asanga imihigo ndayizi. Tuza kuhava twumvikanye kuko yasanze imihigo ntayizi. Yaje gusaba avuga imihigo gusa kuko yari visi meya Kayonza. Azasanga hano Kimironko, azana imihigo ari yasabisha. Ubukwe bwose buri imihigo. Murabyumva? Ndamusubiza kuko imihigo nari nyizi pe. Karakirwa nta muntu urakavuga. Nuko icyo ushaka kuvuga ni iki? Icyatumye iki kintu kibaho ndababwira twegeranye. Byankuye kuva ku mubumbe witwa Venusi. Venusi iyi yitwa isi, ni bita planete Terre. Ariko navuye ku mubumbe witwa Venusi mbazaniye ubutumwa abo muri. Nanjye narabyibagijwe ku buryo nabibwiwe n'umuhinde. Umuhinde tutaziranye, utanzi nanjye ntamuzi, mu izina ryanjye gusa n'igihe navukiye, ambwira ko naturutse kuri Venusi kandi mpava ndibuye. Ntabwo nari umuntu, nari ntaraba umuntu. Ndangije njya mu Buyapani mu bintu by'intambara no kurwana. Niyo mpamvu mubona nkunda kurwana intambara aho ndi hose. Harwana intambara y'abantu, harwana intambara y'abagore, harwana intambara zishoboka z'abana, harwana intambara. Uriya mwana yabivuze, namurwaniye intambara ari igihe wamushyingiye. Bamutsinda mu rugo namushyingiyemo, kubw'amahirwe arantabaza. Ye n'uyu turamutana. Ntabwo ntaratuzi, ntitwari tumuzi, ariko yari muri ya sano nazanyemo. Ikibazo dufite kuri iki gihe gikomeye cyane ku isi, dufite ikibazo cy'abagore. Ndabivuga nta handi ndabivuga, ariko ndabivuga muri club. Dufite ikibazo cy'abagore kuko abagore bo kuri iki gihe baribonye kubera ibitsina byabo. Urabyumva? Haba abagabo babishaka, hakaba abagabo babisaba, bakabikwa, bakabiririra, bakagira gute, ariko babigeza mu rugo bakabihindura. Wa muntu akishaka, akirura,
kuko icyo yari azi agiye gushakana nta kamaro gifite n'abandi baragifite none hakabura hakerekeza ndagira ngo rero mbabwire mu magambo make icyo bivuze iyi si n'ayandi masi yaremwe ikintu kimwe kitajya kiba mu bwinshi ndagisubiramo twicaye aha ndakivuga muri aha mucyumve neza nimba ugisanga kijya mu bwinshi ndaryama hasi hano nkubita inkoni ni urukundo rwaremye nirwo rwaremye ibi byose mureba rurema ibiti rurema amabuye rurema ubutaka rurema amazi rurema imyuka rurema izuba rurema amazuba rurema ibintu byose rurema ibintu byose mwumva rurema n'amagambo tuvuga barangije baruhindura ubusambanyi baruhindura ibitsina noneho wajya kubona ukabona bazanye akantu k'agatima ngo umugore n'umugabo bakundanye ngo buke ngo bakundanye ngo ba hanyuma se Charlotte ntiyari agifite ntibakimukubita urariseka kandi wari uhari wari umugabo wo kubihamya Undi nase. oya karabi itarabwiye ukuri nta karabi uzaba mu bintu byo gusetsa cyangwa ubuse ni ukuvuga ko iwacu biriya Blandine yaduhaye tutabifite none se twaje gukora iki kwabo niwe twashakaga niwe noneho rero ni ijambo ry'uyu munsi nateguye kubibwira kuko mutazi ndabibwira mu magambo y'isanzure mwagiye mu nzi wanjye hariya mugasanga handitse ijambo ngo ndinde ndabe hari utararibonye igisubizo rero ndakibahaye umunsi ndiwe imana yabarije musa muri bibiliya ku ntuma ku bayisiraheli nibambaza izina ryawe uzavuga kuri azabwire ngo ndundi muzabwire ngo ndi y'abantu nanjye banyakarabu ndiwe kandi muhumure ndabasobanurira nabo ndasiga mu mbere wenyine ndabasiga ushobora kubiguyaguya nk'awa muntu uvuga ubugari bwamunaniye akabugora gusa namwe mugora gusa ndiwe kuko ndi wowe ndiwe kuko buri muntu hano abyumve neza ndi wawe ndi warutegereje ndi wawe ndi kuva uri umwana watekerezaga ko uzamenya ndi wa wundi washatse utamuzi mube hafi kuko amatara ashobora guturika kuvuga ngo ndi wa wundi watekereza
hari ukuntu bajya gutekereza ijambo. Hari umuntu twabanye arasetsa ati kera ndakeka nibwira ko nzabana n'umuntu w'umusaza undi utakure cyane. Ariko ntiharasohoye. Nawe rero ndimo ndakubwira wagombye kubura ababyeyi kugira ngo uzabone umubyeyi. Ni uyu nguyu bivuga akagera gusimbiza cyangwa gusimbira. Hari agakobwa nako niko kabivuga ati mfite uwitwa data uwitwa mama atari kufite. Ese n'umubyeyi bishoboka? Ibyo birashoboka. Ubu rero ubajijuye ugira papa wagakobwa urumva ibyo asubiza ntawe ngira. Urumva ntawe ngira kuko azi bya bindi yabwirije. Hari umuntu wicaye aha ngaha ushobora kugira ati hari inshuti numvaga mfite inshuti nzamenye iri hano ni igiti. Hari igisubizo wari utegereje kandi cyarige wagomba kuzacyumva. Hari abantu benshi bandota batabizi. Nanjye ndarota. Ariko navuye ku mugabane wa Venusi uzanye ubutumwa bwo kukubwira ngo umuntu ibyo bindi wiyomekaho ntabwo ari ubusa. Nibyo bita experience. Ugomba kubinyuramo, ugomba kubyumva, ugomba kubyakira, ugomba kugira ute, ariko ugomba kugaruka kuriwe. Mu mezi abiri uyu wari bamwirukanye, oya si ukumwirukana, bari bamunigiye mu nzu bamukubita, arantabaza ndatabara agiye mu nzu. Icyo ni ikimenyetso kigaragara. Hanyuma ngiye kumva numva imboga baretetana umwiko, dore nguyu sinabeshye mu mubare. Ese urajya ati ngiye niko nyagucuzwa ugiye Bugande mukuri. nimba amazi ni sarueti turahura yagutsindwa uye ati ngiye Bugande nuko yamburiwe mbarara. Ndavuga rero reka nkubwire suriya mubyeyi wajyaga wubakira genda ujye hariya bakwakira. Ubuhamya ntimwabwumvise? Ntabwo mwabwumvise? ati ndiwe ntabwo uzi aho wari ugiye, va ku giti turagera muri benshi twaje kwa Blandine uzogera kundebera. Ndagira kuri yarandaje nayumvise yandiye ni nkaho tutaramenya. Byaragoye kugira ngo tumenyane kuko wari umukwiziniye w'abantu ba karabu. Kugira ngo uze muri karabu ntibyari byoroshye, ntabwo twari kwemera umukozi. Nahise wari urinde, ariko wagira ngo uzahure nabo ubwawe. Wishake wibure uzibonera ahantu hamwe.
n'uriya mukobwa niko byamugendekeye yaravuze ngo ashatse umugabo nyamara buri joro ndamurongora ndamuraza singuriya se arambona so icyo mvuga n'aka kana kari aha karambona nibyo ra hari undi utelefone ari umuryango wo kwa nyina ari umuryango wo kwa se aha telefone kandi ntabyo iwabo bamubwiye ise yaguye hari iwanjye aguye kuri moto agisida ya moto ameneka mu mutwe avira mu mutwe ntiyabimenya arakomeza arigendera agira atya arwara rimwe turamushyira mu gihe atanze imodoka kugapfuye kandi ntacyo dupfa nk'uko ari iwacu yamapfana n'ababwira rero ikintu iriya miryango yararangiye bantu muraha iriya miryango yararangiye rwose yararangije igihe cyayo kandi impamvu ni ababyeyi batureze kandi n'abafite baradukunda biteye ubwoba baraturigata hafi kuturigata baradukunda cyane badukoreye ibintu byiza byinshi cyane twabyubise ariko ntabwo ariko twaje tugendereye twigurana wowe ubwawe ndagira ngo umubwire twabyubise wowe uri umwe rukumbi ni wowe uzakiza isi wireba ko kago urimo uzakiza isi uzakiza igihugu cy'u Rwanda wakana we ntisuzugure nuko urimo agakiza gakomeye k'isi yose genda kubwira ngo turi miliyari hafi 9 abatuye isi ariko izo miliyari zigizwe na rimwe ntabwo zashobora kubarwa zidaciye kandi rimwe niyo wowe ndabikubwiye umunsi kuki wisuzugura ni gute umugabo ashobora kubona umugore yaragize akamubwira ngo sinshaka kuba hariya hantu sinshaka gutinda aho hantu sinshaka kubana na naka sinshaka ibyo bintu ngo ntushaka urahaka umuntu n'ubuhake barabuciye ku mugaragaro kuki ugomba guhaka ni ukuvuga ko mu by'ukuri uhaka uwisuzuguye uwamaze gutakaza agaciro akavuga ati reka njye hariya bampake banyita izina bamwe umugore bankwe erega ntibangure burya bangure bankwe mvi iwacu nyiwabo nuko mpabyarira abana mu gitsina cyanjye igihe bakinyakeye ntibahe nuko niho numvise Gasani aseka mu bagore avuga ati nahoze mbivugana nabo ndishata ati Gasani yaravuze ngo ibyo bitsina byanyu mwiratana ngo basabibatera muyeberwe n'icyo byari bimaze urumva kuko abana byagomba kubyara byababyaye ubundi toka ikindi umugore uzaba uri urubyara azambaza umubwira uko bigenda so icyo ashaka kuvuga ni iki ntabwo bazanywe no kubyara nta nubwo bazanywe no gushaka nta nubwo bazanywe no gushaka abagore nta nubwo bazanywe no gushaka amafaranga nta nubwo baje gushaka n'izo nshuti nta nubwo bazanywe na karamba bazanywe nawe ubwawe kuko wambitswe impeta kuva ku 100 kugera kuri miliyari zingana none se akabazo gato ubu Simoni nabangamirwa bashangazi zafate wa mwikore ngerageza ntabwo byumva nanjye ntabwo urabi ikibazo ni wowe njyewe igisubizo ni nawe ni wowe niho gikomereye ikibazo ni wowe igisubizo nuca muri experience turereka nkwereke nanjye musubize ufashe amazi y'umugezi uturuka muri Nyungwe amazi y'urubogobogo
ukayaboneza muri Nyabarongo azasa Nyabarongo isiteze si Kiziba ntabwo mwumva amazi yari meza ahindutse kuko yagiye mu bizi nawe nuva mu nda y'iwanyu nuza ahantu ushaka kugira ngo wishake ngo urashaka umunezero cyangwa iki ukawushakira mu Kiziba uzajya mube Kiziba nushakira ku mugore nushakira ku mugabo nushakira ku bana nushakira ku mitungo cyangwa ku miryango uzaba ugiye mu Kiziba none usanga uri Kiziba kuko ndabikora ku ijambo rya kabiri wanze kuba wo na Kagame yarabivuze ejo bundi ati uwanze kumva ntiyanze kubona none nawe wanze kumva ko ugomba kuba uriwe ahubwo urashaka kuba ikintu cy'abandi cyangwa umuntu w'abandi bakuganisha uko bashaka bakuganisha mu byo bashaka kandi batumwe bazanywe muri iyi si no kuyobya uko ukuri ko uwuriwe utazapfa ahubwo ngo uzakora ukoma amashyi uzahora ukoma amashyi urinde uva mu mubiri utabaye uriwe ese ubundi kubaza uri umubiri ese ninde wakubwiye ko uri umubiri reka nkubwire rero nugenda nk'umubiri uzaba ugenda nka cya Kiziba cya Nyabarongo nugenda uri umubiri uzasa baravuga na Bibiliya irabivuga ngo ubibira mu mubiri azasarura kubora ngo azasarura kubora habora ikiza umubiri none se ubwo uriratana iki ijambo mbwiye karabu uyu munsi kwa Blandine nta handi ndari ni ubwa mbere ariko byumva